ntushyire mu rwego rumwe n'abanyabyaha cyangwa mushyire hamwe n'abantu baba bicaye. Dore ibiganza byabo biragaragara n'ishyano bakoze, n'ukuboko kwabo kw'indyo gucigatiye ziraruswa. Nawe jyewe ngendana ubudahemuka, Uhoraho nkiza ungirire ibambe. Ikirenge cyanjye gihora gishinze abantu byegamye, ngasingiza Uhoraho mu materaniro. Aya ni amagambo ya Zaburi 26, umuvugo 25, umurongo wa 2 n'uwa 3, n'umurongo wa 9 kugeza 12. Umuririmbyi wa Zaburi arimo twereka isengesho rye uko abanye n'Uhoraho, agatinya Imana byo kwihunga, yubashye Imana kandi arimo arayisaba ngo imufashe imusuzume. Tuzi neza ko nta gishobora kwihisha Imana, turabasaba ngo suzuma nushaka ugerageze. Ntagateye ubwoba nuko hari ingorane ahura nazo mu buzima, cyane cyane ko zikunze kuri Uhoraho, ibi nta kibazo byaba biteye, kuko arabizi neza ko Uhoraho ntabwo tugerageza birenze ubushobozi bwacu. Ntabwo yatuma hari ikigeragezo cyangwa se duhura n'ikibazo kirenze ubushobozi bwacu, ntabwo byashoboka, kuko Imana idukunda birenze uko ubwacu twikunda, idukunda kandi twitaho birenze uko ababyeyi bacu bagerageje kubikora, kuko tuzi neza ko abo bantu bonyine babanye kuri iyi si, tubona kuri iyi si, batwitaho kurenza abandi, batishimira ububwa bwacu kandi banabubona bakadufasha kubisohokamo, byaba na ngombwa bagashyiramo n'imbaraga, banatubabaza atari ko batwanga no kubera impuhwe badufitiye. Imana rero yo kurenzeho, niyo mpamvu muri ibyo Zaburi ishyira mu biganza by'Imana, arayisaba ati niba ngombwa nangerageza, kuko azi neza ko ni namana n'ikigeragezo agahura nacyo, n'ubundi neza amana imbaraga zo kugisohokamo. Kuko Yesu arimo kutwigisha, atwibutsa ko turi ku isi, turi hamwe n'abandi bantu, ariko Umukristo aba banyuranye n'abandi bantu, kuko ibyabamo ni Nyagasani mu buryo bwo kubisohokamo, kuko hari imbaraga duhabwa no kuba twakira Imana mu buzima bwacu, zituma dukora ibidasanzwe n'ibidashobokera abandi bantu. Kuko Nyagasani dusaba gukunda bikageza n'aho twakunda abatadukunda, niyo dufasha kwita ku bantu bagenzi bacu, ntiturebe gusa bashobora kugira icyo batwungura, bashobora kutugirira akamaro, bakadusaba ko ibyo dukora byose tugomba kubikora ku ikuzo ry'Imana. Nuguriza ntuguze uteze ko bazakwishyura, nutumira ntuzatumira gusa ko nawe bazagutumira, uzatumire ba bandi babona bita ngo abantu ntabwo bikora, abandi bashobora kugira icyo bakwitura. Ibi byose bigiriye Imana, ubwo bushobozi rero Nyagasani kubuduha, kandi yabidusabye aduha n'ubushobozi bwayo. Nta Imana ishobora kuduha icyo tudashoboye, nta Imana ishobora kudusaba icyo tudafitiye ubushobozi, kuko iyo bidusabye tubona uburyo bwo kubishobora. Uyu munsi twumvise isomo dusanga mu gitabo cy'Intangiriro. Ejo twumvaga Aburahamu atakambirira abantu b'i Sodomu na Gomora ngo Imana ibababarire, nihaboneka mirongo itanu, nihaboneka mirongo ine, nihaboneka kugera ubwo umubare w'abakubiri habuze 10, byaramunaniye gukomeza kujya hasi, ariko ntabwo yibutse ko Loti n'umuryango we bariho. Iyo dusomye bikurikira aho ngaho, b'abamarayika b'Uhoraho bageze kwa Loti, abaturage b'i Sodomu na Gomora baje kubashaka kugira ngo babagirire nabi, babishimisheho. Ibyo uyu munsi tuvuga ngo Imana yaribeshye ingoma gutyo, niko na rimwe iyo twita ubutinganyi. Ese isakuzwe? Iyo Imana iza kubona ko biri muri gahunda iri mu buzima bwa muntu, ntabwo cyajyaga kuri icyaha kigeze aho iyi migi ibiri irimburwa ku isi. Kandi nk'uko Yesu hari azatubwira ngo iyo abaturage b'i Sodomu na Gomora baza kumenya ibyabaye muri Kafarinawumu cyangwa mu yindi migi yanyuzemo bamenye, bari kwisura ntabwo bari buhamye, ariko n'ubundi babonye umwanya wo kumenya ibyo bari baramufite. Kuko igihe bageze kwa Loti bakavuga ngo duhe abo bahungu bari aho ngaho tujye kubishimisha, Loti yarababwiye ati nyamuneka mumenye ntugakore ishyano, ni abashyitsi banjye. Loti yari umunyamahanga kuko yari yaraje abasanga aho ngaho, bati ntabwo bitubwiye, basi mufate abakobwa banjye, sibyo? Ni icyaha n'ubundi, ariko nibura ntabwo ibishoboka, sibyo? Batoya
bagomba kwangiza abasore bawe nyamara ntabwo bazi abagabo nabo abariho. Igihe beretse Aburahamu bamweretse gatatu, ariko Aburahamu yavuga akavuga mu bumwe. Iyo babagenzi batatu bamusanze bakongera ko umwaka utaha n'icyo gihe bari barimo Sara bashigatiye umwana w'umuhungu, bitugaragara ko Uhoraho ubwe wari wiyiziye. Hanyuma ajya no kumwereka ibigiye kuba kuri Sodoma na Gomora. Aho mu mwanya wo kubasabira, twibutsa ko isengesho ryacu rigira akamaro rifite kwemera, kuko Uhoraho yarabwiye ati n'isaha 50 nta kibazo, n'isaha 45 nta kibazo, n'isaha 40 nta kibazo, bigera ku 10 nyamara amasaha nta kibazo kuhawe. Muzabe isengesho ryanjye Imana itaryakiriye nta sengesho rituzi. Isengesho ryacu ryose Imana iraryakira, ahubwo turivuganye kwemera, turibuze dushidikanya, turibuze tuzi ibyo dusaba Imana ibyumva kandi ishobora kubikora, cyangwa bavugaga amasengesho ntabwo twasenga, kuko dushobora gukora amasengesho cyangwa se tugasenga. Loti yagerageje gukiza abo bashyitsi bari bariho. Abanyasedoma na Gomora baranga, bigeze aho ngaho nibwo nyine bafashe icyemezo ntabwo atari yabagize, nabo bagerageza kubarwanya, kubereka ko icyo kintu kitakagombye gukorwa, baranga bashobora kubagirira nabi. Nubwo twumva uyu munsi aribwo babwiye babagenzi babwiye Loti n'urugo rwe bati musohoka aha ngaha. Kristo Yesu akuzwe. Murabizi neza ko kenshi bitugora nakubwira ngo tugende nijoro, ndafata iki ndareka iki, hari icyari gikenewe n'ubuzima ntabwo ari ibintu, ntabwo ari amatungo. Mu gihe bashidikanyije, abo bamarayika barabafashe barabavana mu mujyi babashyira hanze bati haguruka n'umugore wawe n'abakobwa bawe babiri bari hano kugira ngo ejo mutazavaho muzira ibyaha by'uyu mujyi. Igihe gishidikanya nyine nibwo bafashe ubukwe n'umugore we n'abakobwa be uko ari babiri, nuko barabasohokana kuko baragaragiye yari yabagiriye impuhwe. Hari aho Nyagasani turwana ntabwo tutazi nuko bigenza. Ubwo bari gushidikanya, none se turajya he, none se turatwara iki, none turareka iki, ntabwo Uhoraho yatumye baheranwa mu bya bindi byacu. Yatwara iki, nzabaho nte, ejo bizagenda gute, ejo hazazana impagarara zabo. Yabavanye mu gihe cyihutirwa mu buzima, ibintu byo ntibishaka, ntabwo bagiye babyumva. Hanyuma twumvise nanone bari kubwira Loti ngo kiza amagara yawe, nturebe inyuma, ntujye uhagarara muri iki kibaya cyose, umubwire mu misozi udapfa. Kristo Yesu akuzwe. Aha tunga mu rupfu rw'umubiri, mujye muvuga ko muri Bibiliya tuvuga urupfu, tugatinda ku mubiri. Urupfu umubiri byo, urupfu rw'umubiri ni mu Imana yatugiriye. Urebye imibabaro umuntu ahura nayo, iyo Imana ashyira akadomo yatumara ya myaka 900 ibihumbi bingahe, byaba ari akababaro gusa. Ariko Imana yifuza uko byajya bigeraho birangirira, umuntu akajya kuruhuka. Ariko umuntu nyine apfa ko yabaye wabanye n'Imana, azajya kuruhuka ko wayiteye umugongo, azajya kubiza guhangayika. Tega n'icyo mwahisemo. Hanyuma Loti yabonye utabivamo, nyine yarakuze imyenda yo kutubwira, aravuga ati Nyagasani dore njyewe umugaragu wawe nagize ibitoni mu maso yawe, kandi wangiriye neza ukomeye gukiza amagara yawe, ariko sinashobora kuguma ngo ngere kuri uriya musozi icyo cyaha kitarafata ngo mpfe. Dore kariya kadugudu ureba kari hafi bihagije kugira ngo ntageremo, ni kanzinya cyane, bikaba ariho mwumvira maze mbeho. Ntabwo ari ayabaze ngo oya, yaramwemereye. Iyo dusabye dufite kwemera, usabye ikintu kizima Nyagasani arakiguha. Ntuzabwire Imana irangiza mupfe iki. Imana ikunda abandi igihe ikanyibagirwa, kubera iki? Ntabwo twabaye kubw'impanuka, Imana isanzwe ituzi. Twumvise ko yamwemereye kugenda akagera muri ako kadugudu, gusa naho ntabwo hari hafi, ntabwo tuzi isaha bavuganiragaho, ariko bagezeyo bukeye, bavuga ko harimo igihe kirenze isaha cyangwa amasaha 2. Ibyo ngibyo ntabwo ari cyo dushishikaje cyane. Icy'ingenzi ni ukumvira Imana icyo itubwiye. Ibyo uko bigenda ntabwo ari ibyacu. Icy'ingenzi ni yego yawe, icy'ingenzi ni ugukora icyo Imana isaba, hanyuma icyo gihe Imana yikorera ibyayo. Yarabihutishije cyane, yarabarisanga ku ntambwe yabo ntabwo tubizi. Icyo dusabwa ni ukumva ijambo
aho ubukungu bwawe buri ni naho umutima wawe uzaba uri. Afite itegeko ry'uko atagomba kureba inyuma, we atangiye gutekereza ibyo yasize inyuma byaragiye bite abonetse inkingi y'umuntu. Bwa buzima yarakijije ntabwo yakijije, na bya bindi ashaka gukiza ntabyo akijije. Iyo twemereye Imana ikagendana natwe ntacyo tuyiburana. Iyo amagara yaterewe hejuru buri wese asama ye, undi agasama ye. Iyo amagara yacu aterewe hejuru, Yesu yaradutabaye asama yacu, hanyuma dusaba gusama aye. Iyo tubikoze neza ntabwo urukundo yatugaragarije, dukiza ubuzima bwacu n'ubwa bagenzi bacu. Iyo tutabyitayeho tubura byose. Yesu yazaguzwe. Twumvise ko Sodoma na Gomora byarimbutse kubera kutumva no gusuzugura Uhoraho, cyane cyane gukora icyaha ndengakamere. Sosiyete y'uyu munsi irimo iradukangurira kuba muri icyo cyaha ngo ni ibisanzwe. Tujya dufite n'ahari ubuzima, twumva nyine hariho uburyo bwinshi cyane abantu bitwaza ngo bahindagure ibintu, hanyuma bakadusaba kubyemera ku ngufu mu gihe tubyakira nk'aho ari bizima, kandi bizwi neza ko atari bizima. Bakibasira urubyiruko kuko bazi neza ko urubyiruko n'urwo rudafite umwanya wo gutekereza, kuko kwa kundi imiryango y'ubuzima yose ifunguye, bamwereka ikuzo, bakamwereka ibishimishije, bakamwereka ibiki, akagira ngo ni byo bizima. Ariko iyo ari urupfu ruba ari urupfu, kuko nta na rimwe icyiza gishobora kuba kibi, nta na rimwe ikibi gishobora kuba cyiza. Niyo abantu batuye ku isi bashobora kwicara bakabyumvikana bakavuga ngo iki kintu tukigize, turabitoye tukigize kizima, ntabwo bwacyakwigera mu buzima Imana itarabishyizeho. Kiba ari urupfu, kiba ari ubwomanzi, kiba ari ukwigurira ubucibwe, niba Imana yabigennye, kuko ijambo ry'Imana ntabwo rishobora kubigena. Kristo Yesu yakuzwe. Tujye dusaba Nyagasani adushoboze kumwumvira, kuko igihe cyose Nyagasani adusaba kumwumvira. Niba tumwumviye bizagenda neza. Adusaba kumukunda. Kumukunda ntabwo ari kumubwira utugambo twiza, ndagukunda, sinarya ntakubonye, sinasinzira, ibyo ngibyo ntabwo ari sibyo. Njya numva indirimbo z'urukundo tuzi nyinshi, arizo njya numva ngaseka nkifata hasi, umuntu avuga ibintu navuga ngaseka, umuntu avuga ibintu cyangwa umuntu akamubwira aba yumva ari byo. Ariko nyine hari igihe umuntu wagenda akabyishyiramo akagira ngo ni byo, ariko ntabwo ushobora kuba sibyo. Ntabwo ushobora kuba ukuri ngo ari amarangamutima y'igihe kigeze, amarangamutima arashyira umwuka wo mu buzima nyabuzima. Iyo kuvuga ngo urasa gutya bikagira ibyo ngibyo bikarangira, iby'amasura biteye neza, ufite amasukari neza, ibyo bigira ngo bikarangira, kuko urukundo nyarwo ntabwo turukunda abuzindi, turukunda umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere ufata ibyemezo byubaka, umuntu w'imbere ugaragaza agaciro ufite, agaciro afite, agaciro ubuzima bufite, uwo nguwo ni umukenyero. Nawe ibyuma by'idura ihindagurika. Kristo Yesu yakuzwe. Tugomba gusoma Nyagasani akaduha ubushobozi bwo kumenya ibifite agaciro tukagira agaciro, ibidafite agaciro tukabishyira ku ruhande. Sosiyete y'uyu munsi yemerera se kwinjira kugira ngo dukore ibitakorwa twagize ko bigomba kuba bizima ku ngufu, tukamenya kwimurikira. Kwimurikira ntabwo gufata amasitimu, ntabwo gufata ibiki, ni ukubaho uko Imana yifuza ko tubaho. Hanyuma umuntu ubayeho ku buryo bugoramye akagira akibaza ngo ariko wamugana kuki ngiye ndashaka kubaho n'ibintu bikomeye, kuki ntabaho mu buryo Imana igena ko abantu babamo, kuki ntajya kwigira ikiburavuga kandi naratanze uburyo. Kristo Yesu akuzwe. Ni ivanjiri turi kubona ko Nyagasani yifuza ko bagendana, no tugendane nawe tukamwemerera tukamubwira ubuzima bwacu, ntitugendane nawe ari hanze yacu, tukagenda nawe ari mu mutima wacu. Twumvise ko ari we wabwiye abigishwa be ngo bajye mu bwato bagende. Yesu abigishwa n'abigishwa be bajya mu bwato, hanyuma baragenda. Igihe bari mu mazi, Yesu n'umuntu natwe twese
gusinzira nanjye nawe twasinzira, ariko Imana ihari ikatureberera nta kibazo twahura nacyo. Abantu bagerageje gukoresha imbaraga zabo, ubwenge bwabo, ubushobozi bwabo, barwana n'umuyaga, baragashya, bagira gute, ariko kubera uko amazi yari ameze Yesu we ngo yibereye arasinzira. Iyo nturi mu bwato, iyo mihengeri ubwato bwicubanganya, ntacyo mubwiye, arasinziriye, ariko ni Yesu. Ariko mu buzima bwacu duhura n'imihengeri, ibibazo bikazira rimwe. Umwana wanjye akajya ku ishuri, nyirinzi nzanye ndayishaka, imvura nayo nateyemo nanjye ndaje none nimuka n'ibifite ndabyangiza, ukazira ati nyamara tugiye kugabanya abakozi kandi nawe uragendamo, bikazira rimwe. Wa mwana mutoya imvura ikaba yanyegeye akaba yarwaye, n'ibyangombwa byose byatakaye Imana yabitwaye, ntabwo Imana yakwibagiwe. Imihengeri yose Imana irahari. Hakenewe iki? Hakenewe kwegura kw'Imana muri kumwe. Rero barwanye no kumujugunyira mu mazi, imutaha amazi dore kutwana bisha, ariko jya kunona n'ubundi ubwato burimo buzira n'ubundi bagiye gupfa. Kristo Yesu akuzwe. Hanyuma nk'uko twabyumvise, hari abamwegereye, ahangaha Matayo atubwira ngo baramwegera, atari ko bagiye ari benshi, ariko abandi banditsi batubwira ko babonye akamubwira ati urasinziriye kuko tugiye gushira. Ahangaha nibwo uyu we yamubwira ngo bamubwiye ngo Nyagasani dutabare turashize. Bamwibutse ryari birwaniye, ariko n'ubundi bari kureba bagasanga ubwato bwabo bwabo buri kugenda bujya mu mazi. Ushobora kujya ku butaka kandi rwose niba amazi namara kuhagera, namara kugera mu bwato n'abazi koga nta cyizere cy'uko yavemo, kubera ko imihengeri n'imiyaga byari byinshi cyane. Hari igihe dusakuza, dukoresha imbaraga zacu, dukoresha ubushobozi dufite, dukoresha ibintu dufite, tukitabaza abantu tuziranye, ariko n'ubu tugasanga ikibazo cyacu ntabwo gishobora gukemuka. Uhoraho atureba ategereje ko tumutabaza. Hanyuma aba ati Nyagasani dutabare turashize. Yesu ntabwo yavuze ati habaye iki, ko asinzira wenda agamukiye hejuru, oya, atinya ikimwari na gatoya. Yesu turi kumwe n'Imana, tugendana n'Imana, ibyo byose turi guhura nabyo n'ingeri y'ubuzima turi guhura nayo, Imana yayizi iriho. Niba Imana ihari, kuki nayitabaza ntaho idahari? Kuki ntagira ubwo kwemera ngo mwumve ko Nyagasani abizi? Ibyo byose nta kintu ushobora kubaho Nyagasani atakizi, kuko na mbere yuko turemwa izina ryacu Imana yarivugana. Nta gitekerezo gishobora kuza mu mutima wacu Nyagasani ukimwihishe. Ibyo byose Nyagasani aba abizi. Icyo akeneye ni iki? Nuko tumubwira ngo dutabare. Umubyeyi ufite umwana mutoya ashimishwa no kuza kumubwira ngo mama ndashaka kurya. Wa mwana imyaka 3, imyaka 4, imyaka 2. Aramutse abaye nk'uko twe turi, abyuka niba bamuhaye cya gikoma, icyayi, simbizi, akarya ibyo agategereza ko azaza kuboneka ibindi. Yabona ntabwo bidahari akituriza, agategereza ko nimugoroba biza kuboneka. Umubyeyi amujyana kwa muganga. Yabona umwana wanjye ntabwo ameze nk'abandi bana, ntajya asonza, ntajya arira, ntacyo ajya ambaza. Kristo Yesu akuzwe. Kubera iki? Ntabwo yaba abayeho nk'umwana, yaba yarasimbutse imyaka. Aramutse avuze ngo yabise mu rugo nta byo kurya bihari, ntabwo nakwirwa mbibasaba, ntabwo nageze nimugoroba. Yajya mu baturanyi bashaka kumugabura, oya, ntabwo byemerewe kujya mu gasozi. Kristo Yesu akuzwe. Ntabwo byakunda. Umubyeyi agomba kwibaza impamvu umwana atajya amusaba ibyo kurya. Arabizi, yabiteguye, ariko akeneye kumva amubwira ngo mama arashoboye. Akeneye kumva amubwira ngo mama nkuramo imyenda yatose. Atabivuze umubyeyi akavuga ngo umwana wanjye ntabwo ari muzima. Abonye umwana atanavuga ngo aryame n'abandi bana, wenda aryame n'aho ngo yakeneraga, aryame muri salo, aryame mu ntebe, aryame simbizi, yaravuga ngo umwana wanjye ntabwo ari muzima. Ukaba ufite amasanisha agomba gusinzira. Nyagasani rero nawe ntabwo twirengagiza. Hari igihe umuntu avuga ngo Imana se ntibizi, ariko ukeneye kwibwira ngo nkeneye iki, nkeneye kiriya, hanyuma ukibuka gusaba ibifite akamaro kurenza ibindi. Nibwo Yesu rero wahagurutse ategeka umuyaga n'inyanja
maze aratuza cyane. Yesu akoze iteka byose imbere y'Imana birashoboka. Niyo mpamvu n'igihe dusaba Imana ntabwo tugomba kuyigerera. Ese Nyagasani namusaba amagare, namusaba amafaranga y'inzu, namusaba ko yamfasha nkabona akazi, namusaba ko abana banjye baziga bakamenya ubwenge, byaba ari byinshi cyane. Nta mpamvu ubwo buzima bwiza bw'abakene isaba byisaba, hanyuma n'ibyo bikorerwa kwisaba ikiganza cyawe kiri hasi, uguha icyo kiba kiri hejuru, nawe ukena ibyo aguha akurikije ibyo abona ukeneye, kuko Imana ntabwo iyo ishaka iguha ibyo ukeneye. Ababisha bari bakeneye iki? Bari bakeneye kwemera mbere y'uko bakenera kuba amazi yatuza. Niba Yesu arakora bakabona umuturage nawe kumubwira ngo turashize biramara iki? Kristo Yesu atuzwe. Niba abagabo wenda 10 cyangwa 10 n'abangahe badashya amazi byabananiye, barwanye na cya kimuza cyagiye ubuha bwato bukagenda byabananiye, barwanye ikiyo bwato byabananiye, bashize bafashe amazi byabananiye, uwo muntu ugiye kwiyemera haramuntu iki? Ndetse gutaka nta kintu byari butange. Ariko n'icyo tubona nuko ngo abantu babibaye batangaye bati umuntu ni muntu ki imiyaga n'inyanja byombi. Kuri bo yari wa musore w'i Nazareti umuhungu wa Mariya na Yosefu wa wundi wazamubaje, ntabwo yari Imana. Bamuhamagara bageze Yesu akozwe. Ariko Yesu yaberetse ko atari umuntu usanzwe. Nawe baza ngo uyu muntu wumvirwa n'umuyaga n'inyanja ni muntu ki? Yabafashije kuzamura imyemerere yabo n'imyumvire yabo, kugira ngo umuturage babona unanirwa agasinzira akaba agacoka akajya ahantu hatari no ku buriri bwiza, usonza, wayura, ugira gute, ugira inyota, ikintu waba umutuzi ko ari Imana rwagati muri bo. Ariko ntabwo bashaka kubibona badafashe amaso y'ukwemera. Amaso y'umubyeyi yerekana ko ari umuntu nkabo, ariko amaso y'ukwemera yabashoboza kubona ko ari umuntu udasanzwe. Yesu rero turagenda mu buzima bwacu bwa buri munsi tujye tumwemerera agendane natwe kandi adushoboze ibyo twebwe ubwacu tumushoboye. Hanyuma niba yumvirwa n'imiyaga n'amazi, twebwe ko twebwe imisatsi yo ku mutwe wacu hasi, hanyuma twebwe ko nta n'agasatsi kacu gashobora kwitura hasi Imana itabyemeye. Hanyuma twebwe ko amaraso yatumye ku musaraba amushesha agaciro ibintu byose ushobora guha agaciro. Ibyo ari kuza kugira ngo njye nawe tuzagere mu ijuru, adutsindire icyaha, adutsindire urupfu, hanyuma tumwemerere adukize. Hanyuma rero tubona imyenda y'ubuzima yatugoye, tumubwire ngo dutabare Nyagasani. Twebwe bari batubereye igitambo, bamubaza ibibazo bamugiye ku mazi uyu munsi, twagombye ko dufite kwemera kuruta kwabo. Hanyuma twemera ko ari Imana yagendanye natwe mu mateka yacu, n'uyu munsi igendana natwe mu mateka yacu. Twagenda tubyakoranye n'abakera, tuvuga uyu munsi ishobora kubikora ndetse ikarenzaho. Bityo tugomba kwemera benshi ko dufite buri munsi kurushaho. Tugasaba n'umubyeyi Bikira Mariya kutwigisha gusaba neza, ko iby'ingenzi yarabiduhaye, icyo ababwira mugikore. Nidukora ugushaka kw'Imana ibyacu byose